Nongeye kubasuhuza bwoko bw'Imana. Turacyari kuri wa muyoboro wa Gospel Harvest Network. Iri ni isengesho ry'umunsi. Tugiye kurebera hamwe ijambo tugiye gusengeramo riboneka muri Zaburi ya 92. Turahera ku murongo wa 13. Haranditse ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe gitare cyanjye, ntarimo gukiranirwa na guke. Amen. Mwene data, iri ni isengesho rikomeye cyane. Imana igaragaza yuko ifite umugambi mwiza. Abatewe mu bikari by'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Uwiteka, no kugeza mu busaza bazaba bagifite amakakama. Nta mpamvu yo kugira ngo abazimu, abadayimoni, imbaraga zose zize kukurwanya zikubwire ko ugomba kubaho mu buzima butanejeje. Nimba uhagarara mu irembo ryitwa gukiranuka, muri iki gitondo guhamagare guhagarara mu irembo ryitwa gukiranuka. Gukiranuka gutangirwa no kwihana no kwiringira Imana. Iyo umaze kwihana ukava mu byaha ukiringira Uwiteka, Uwiteka nawe atangira kukubara nk'umuntu utewe mu bikari bye. Kandi abatewe mu bikari by'Uwiteka baratangarizwa ko bagomba gushisha nk'umukindo, bakamera nk'umwerezi w'i Lebanoni. Nubwo umwanzi yifuza ko ahari ibyawe biba ari ibintu bidafite agaciro, bitanejeje, ariko gushisha no kubyibuha nk'umukindo, ngira ngo namwe mujye mubona uburyo umukindo uteze, uhagaze, amashami yayo ni uw'igikundiro. Ubyibuha neza, ubyibuha igice cyo hasi, ukazamuka uteze neza. Imana ishaka kukubyibushya uhereye mu mizi yawe, uhereye mu ifatiro zawe, igakomeza imfatiro zawe, kugira ngo uzagere no mu busaza ugifite amakakama, ugifite amavuta, ugifite imbaraga, ugikomeye. Kuko iri ari isezerano ry'abatewe mu bikari by'Uwiteka, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka ngo atunganye, niwe gitare cyanjye, ntarimo gukiranirwa. Imana ihabwa icyubahiro. Mana, umuntu wumvise iri jambo, umuntu wari ucitse intege, umuntu wumvaga ahari Uwiteka Nyiringabo atari uw'agaciro, uyu munsi reka asobanukirwe neza iri jambo, kugira ngo rigire imbaraga ku buzima bwe. Mpamagaye imbaraga zisumba byose mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Mana, nsengeye bano bene data bari bacitse intege, bari babuze inzira, ndetse bumvaga hari abantu batari ab'agaciro, ariko uyu mwanya kubwira ijambo ryawe Mwami, n'isezerano riri ku mukiranutsi cyangwa se uharanira gukiranuka cyangwa uba mu bikari byawe. Reka iri sezerano rimanuka iyi saha, ritangire gukora ibimenyetso n'ibitangaza kuri mwene data, mu izina rifite imbaraga rya Yesu. Nongeye guhamagara imbaraga z'umuriro w'Imana umenagura ibihome by'ingabo z'abazimu ndetse n'abadayimoni. Iyi minyururu n'imigozi yari yarambiriye mwene data, ikamuheza mu burwayi, ikamuheza mu bugumba, ikamuheza mu bushomeri, ikamuheza aho hantu muri gereza. Izi mbaraga zose nzikandagiye hejuru mu izina rya Yesu, kuko ndatangaza, ndahanura ku buzima bwe nk'uko ijambo ryawe ribivuga muri iki gitondo. Uvugana nanjye Uwiteka, ko uyu wateye mu bikari byawe, ko uyu nguyu wakwemereye, ko uyu wihaniye imbere yawe, ko agiye gushisha akamera nk'umukindo, ndetse akamera nk'imyerezi y'i Lebanoni. Uyu mwanya ndahamagara ayo mavuta yo gushisha, ndahamagara izo mbaraga zo kugira ngo imiryango ikinguke mu izina rya Yesu. Reka iyi bizinesi yari yaratangiye, nubwo yabanaga imeze nk'aho idafite ahijya, uyu munsi imanukemo imbaraga zidasanzwe. Ubuntu bwawe buhagaragare Mana, kugira ngo uyu mwene data nabashe kunezerwa, hashishire imbere yawe, yishime, anezerwe. Ndahanura kuri iyi ndwara ngo nikire mu izina rya Yesu, kuko uyu nguyu ntabwo yaremeye kuharana n'uri ufite uburwayi. Indwara ntabwo ari icumbi ry'indwara, uyu muntu ntabwo ari ububiko bw'indwara. Ndategetse iyi ndwara kugira ngo isohoke mu mubiri mu izina rya Yesu, kuko ndahanura gushisha no kunezerwa mu buzima bw'uyu mwene data. Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo, sengeye urugo rwendaga gusenyuka,
imyuka, abadayimoni baje bagashyiramo amacakubiri, kandi ari abantu bawe, abantu barakwizeye, abantu baragukoreye, abantu baragendanye nawe, ariko umwanya ndabasengeye ciye muri iri sezerano mu izina rya Yesu. Aba ni abakiranutsi, bagomba gushishira imbere y'Uwiteka, bagomba kumera nk'imyerezi i Lebanoni mu izina rya Yesu. Uyu mwanya ndetse no muri saha Uwiteka nukora ibitangaza, maze wongere gutanga amahoro mu mutima w'uyu mwene data, maze wongere gutanga ihumure mu mutima w'uyu mwene data, wongere guhindura amateka mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Ibi byari bimuremereye abona kadafite inzira, ngwino Uwiteka usobanura ibidasobanutse, ukora ibitangaza. Mwami ndagushimiye ku uyu mwanya ubohoye ubwoko bwawe, kumvise no sengesho ryose akizera mu izina rya Yesu. Uyu mwene data wari urwaye umutwe udakira, ndategeka izi mbaraga zari zarafashe umutwe ngo zirekure mu izina rya Yesu. Kuko uyu mwene data ni umugaragu w'Imana, yizeye Kristo cyangwa yihaniye imbere y'Imana, kandi akeneye kubohoka. Kubwo kurambika ikiganza kuri uyu mutwe we, ndahanura ko akize mu izina rya Yesu. Kubw'izi mbaraga z'isezerano, reka akire mu izina rya Yesu. Ndategeka kuri izi mbaraga z'uburwayi bw'inkorora bwafashe mwene data, akaba bimaranye igihe kirekire cyane, ndetse yarabuze, yarayobewe n'ibyo arwaye, yagiye kwa muganga agapima bikanga, ariko ndahanura ntegekeye muri iri sezerano mu izina rya Yesu, mpagaritse ukugukorora kwawe mu izina rya Yesu. Niyakire kumererwa neza, niyakire gukira mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu mwene data, ubukwe bupfuye igihe kirekire cyane, buri munsi ukateguye amakwe bikanga, ariko uyu mwanya ndakubita hasi, ndamenagura mu izina rya Yesu. Ndaturitse iminyururu n'imigozi y'amahambire y'inzingo, ndafungura inzira zari zarafunzwe mu izina rifite imbaraga rya Yesu. Reka yakira uyu mwanya none ahangaha, gufungurirwa amayira. Ndamwatura igikundiro, ndakora bariyeri zari zihari zamubuzaga kubaka, kuko ijambo rye rirambwiye ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, kandi azamera nk'umwerezi i Lebanoni. Uyu mwanya kubwira isengesho mu izina rya Yesu, nihannye ibyaha bya mwene data, ngo umubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ukomeze iri sezerano rye. Mpanuye mwene data kugiye gukora ubwo bukwe, mwene data k'Imana ikubakiye, ndakandagira hejuru izi mbaraga z'icyangiro zafashe umushiki wacu, iyi myuka yafashe umukobwa, izi mbaraga z'icyangiro yashyizweho n'abarozi, izi mbaraga ndazikandagira hejuru mu izina rya Yesu. Ndahanura igikundiro, agomba kubigira amakakama, kuko ijambo rye rirambwira Mana ngo n'ubusaza tuzadufite amakakama, ngo n'ubusaza tuzadufite amakakama. Reka agira amakakama y'igikundiro, agira amakakama y'igikundiro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, kugira ngo uze umwubakire runo rugo. Reka bari baramubenze abo ngabo, Mwami Nyiringabo Imana, batangazwe cyane no kubona ngo umwubakiye urugo. Ndasenze mu izina rya Yesu, mwene data kiri gitangaza cy'Uwiteka, ndafungura izi nzira zari zarabuze mwene data umaze imyaka myinshi mu bushomeri, yagerageje kudepoza bikanga, yagerageje gushaka akazi bikanga, uyu mwanya akaba yaricaye. Ndakubita hasi izi mbaraga, ndamenagura iyi myuka yari yaramufashe, ndarimbura bariyeri zari ziri imbere ye mu izina rya Yesu. Nohereje imbaraga z'umuriro nk'ibisasi by'ibihome by'umwijima, uko yeriko zasenyutse niko menagura ibimeze nka yereka imbere ye mu izina rya Yesu. Mpanuye akazi ku buzima bwawe mwene data, genda ujye mu kazi mu izina rya Yesu, genda ujye gukora mu izina rya Yesu, kuko uyu mwanya Imana igukingura imiryango. Ugomba gushisha nk'umukindo, ndetse ukamera nk'umwerezi i Lebanoni, kandi Uwiteka kugiriye neza kuko gukingura imiryango, kuko mu Uwiteka nta gukiranirwa kurimo nk'uko ijambo ritubwiye. Imana ni Imana y'amahoro, ni Imana y'imbabazi. Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo, ndagushimiye Mwami kuhagurukije umuntu kuri iki gisasiro amaze imyaka myinshi, kubw'aya maguru yagiye akaba paralize. Ndategeka iminyururu yari yarafashe amaguru, ndashwanyaguza iminyururu, ndaturitse iminyururu mu izina rya Yesu. Dore umuntu asenze igihe, dore yihaniye imbere yawe, dore yakwegura ubugingo bwe, dore yabuze inzira, ariko ndakubita hasi imbaraga zari zarafashe amaguru. Iyi myuka paralize nyoherejeho umuriro mu izina rya Yesu. Ndagutwitsa mbaraga we, ndagusenye wa mwuka we mu izina rya Yesu. Aya maguru ndayazituye mu butware n'ubushobozi bw'izina rya Yesu. Reka amaraso Yesu abohora aya maguru, nyahanuriye ihere none ahangaha ko aya maguru akize mu izina rya Yesu. Mwene data haguruka, kuko Imana iraguhagurukije. Ubwo iri sengesho waryumvaga, Imana ikoze ibitangaza, urakize mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Ndahanurira uyu mwene data
ene data uyu nguyu urwaye umugongo utakibasha kweguka, waryamye akarambarara, nyamara yarizeye Imana, kandi ivuga ngo muri yo nta gukiranirwa kurimo, kandi ivuga ngo muri yo ngo umukiranutsi ngo azaterwa mu bikari by'Uwiteka, ngo azashisha, ngo nukugeza musaza bagifite amakakama. Ndahanurira uyu mugongo, ndategeka ibyo bihato bashyizemo, ndavunaguriza imbaraga zafashe umugongo mu izina rya Yesu. Nohereje imbaraga z'umuriro, ndakubita hasi, ndarimbura mu izina rya Yesu. Ndategeka ureno nahanga mu izina rya Yesu ngo uyu mugongo ukire, ayo magufa yongere guterana, ingingo zongere kumererwa neza, ahaguruka agenda azavuge gukomera k'Uwiteka. Mwami ndagushimiye ko mwene data akize, ndagushimiye ko umubohoye mu izina ryawe ryera Mwami Yesu. Mwami nyiringabo mucunguzi w'ubugingo bwanjye, ndahanurira uyu muntu wagendaga yuma, agenda ananuka atazi ibimunanura, agenda yuma gusa yonga. Uyu mwanya ndakubita uyu mwuka w'uruguma, uyu mwuka w'urusogo, uyu mwuka wumishaga uyu mwene data. Izi mbaraga nzifashe miri, yaba ari imyuka abapfumu n'abarozi, zaba ari imbaraga z'ikuzimu, yaba ari amahembe n'ibindi bintu bitandukanye, nkubisa hasi izi mbaraga zumishaga uyu muntu. Iyi myuka nyisenyesheje amaraso Yesu, izigera zamufunge mudazisenyesha umuriro mu izina rya Yesu. Ndamukuraho bamuhambire mu bicuma, mu bibindi, mu nzabya, mu bibindi, mu mva, mu marimbi ndetse n'ahandi. Iyo minyururu ndayiturikije, ndayishwanyaguje mu izina rya Yesu. Uyu munsi mpanuye kakize, kuko agomba gushishira mu bikari by'Uwiteka, agomba kunezererwa Imana agakiza ke. Nguhanuye kukize mwene data, uyu mwanya ushima Uwiteka Imana yawe, utere haleluya zirindwi, uvuga ngo Mana ndagushimiye ko mbohoye kandi unkijije, kuko ntago bizongera ukundi. Uwiteka ndagushimiye kuko zibitangaza, reka ubuntu bwawe n'imbabazi biganze, kugira neza kwawe kose kugaragare kuri aba bantu Mwami nyiringabo. Uyu muntu warwafashwe n'amaso, amaso akaba yarahumye, uyu muntu akaba no kureba atakibasha kureba, nyamara yarambaje izina ryawe, nyamara yaraguhamagaye Uwiteka, akagira ngo ahari waramwirengagije. Uyu mwanya kubwira ijambo rivuze ko umukiranutsi azashishira imbere yawe, ndetse akamera nk'umukindo, kandi akamera nk'umwerezi w'i Lebanoni. Nsengeye amaso y'umwene data, nohereje imbaraga z'umuriro zimenagura ubutware bw'umwijima, iyo byari byarafashe amaso, iyi myuka y'ubuhumyi nyirimbuje umuriro mu izina rya Yesu, nyisenyesheje umuriro mu izina rya Yesu. Ndahanura akaya amaso akize burundu wereno nangaha, kubw'ikiganza cy'Uwiteka, ikiganza cy'Uwiteka kigukozeho. Uyu munsi urakize mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye kuko zibitangaza, ndagushimiye ko uhoye ubwoko bwawe, ndagushimiye ko uhinduye amateka, kuko ari Imana yera kandi ukaba ari Imana ishobora byose. Mwene data, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikugiriye neza. Utere haleluya zirindwi kubw'ibyo bitangaza Imana igukoreye, biciye muri iri sengesho, biciye muri ubuhanuzi Imana ikugemuriye muri iki gitondo. Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe, nawe uzashima Imana, uzashima Imana, uzaduhamagare ushima Imana, kugira ngo birusheho kubera ubuhamya n'abandi bantu yuko Imana yacu ikora ibitangaza. Kuko Imana yacu ikora ibitangaza, irakubohoye, kandi uyu munsi iguhaye umugisha, ihinduye amateka yawe. Uzashime, uzaduhamagare kuri uyu muyoboro wa Gospel Harvest Network. Izo nomero ziba ziri hejuru, uzaduhamagare kugira ngo utange ubuhamya bujye bubasha guhumuriza n'abandi. Imana ibaho umugisha. Mwari muri kumwe na Pastor Lambert. Imana ibaho umugisha. Murakoze.